uretse ariko mbaza nkubwire kumujyana azagera akabati giye mu mbabare sinzongera icyo saba ni kimwe baradufasha arabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge nibyo mbona nonaha sibyo bikwiriye kureba abana bakabapima kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence akaba atari ni gute no nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri aka groupe k'abakobwa abana b'abakobwa bato akaryishyiramo yes ibi bintu bwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro kwihesha agace iye kuko burya wowe ntabwo uri uwawe uri wa leta nawe ni wibeshye wo mutabaruka none kugira ngo ubwire uzihe ibintu by'ubujye uri uvuga uti ubu ngubu ngewe mutabaruka ngiye kwikata igitsina ujya ahantu urebe ko batagufunga uyu bigerageze nanone ngo bishyemo icupa nibyo ubonye ako se burize tubishyikire nibyo ubonye za karoti n'imyumbati tubishyikire icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose bigaca byakwiye igihugu cyose ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe n'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu uri muri ica degeneration ariko rero urumva icyo kintu ngo hari n'ibindi bijya biba nyine polisi zakomeza kubikurikirana cyangwa ribu hari n'ibindi ngo bijya biba ngo abakobwa bakifata nyine ari benshi bagakora pate house party izo house party ngo hari ibindi bintu biberamo. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Akunzi bihumure TV mumeze neza, nizere ko mumeze neza. Nge Dikuzo Emi ndi kumwe na Valeri. Valeri mumeze neza? Meze neza cyane Imana. Yes, dushimira bose bakoze subscribe mwarakoze cyane Imana ibaho umugisha namwe mutarakora subscribe mikore kugira ngo tubane muri bigano byacu bitandukanye ndetse n'amakuru n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'izi nyigisho zigaruka cyane cyane ku bukungu. Buro tugarutse mu makuru y'ibivugwa hano hanze cyane cyane ko turibuze kwibanda ku rubyiruko ku bajeni mwadukurikiye ndetse n'ababyeyi batakamba. Valeri umeze neza? Meze neza cyane. Okay, hanyuma twinjirire mu makuru yacu uyu munsi ntabwo dutinda. Ntabwo dutinda dukubita tubangura tuvuga ariko uyu munsi turabakubita amakuru y'abivugwa mu rubyiruko. Okay, twagiye. Ariko murabizi ko ibintu byacu ubundi akenshi twibanda muri gospel cyane cyangwa se kubijyanye n'ubukungu cyane. Yego. Ariko turaza kugerageza tubihuze ibi bintu biratanga ikimenyetso kimeze gite. Ibi biri kuba mu rubyiruko iki gihe biratanga ikimenyetso kimeze gute. Ni ibiki rero? Mu gihe cyahazaza. Natwe dushobora kuzagera dute abantu bataye kugira ikikangwa baravuga ati dushobora kuzavamo nk'abantu dushobora nko kuzaba igihugu cyacu dushobora nko kuzaba nka Amerika ubu turi kuvugana Amerika iri gushya ati gute u Rwanda se ku buryo bafite ubwoko ibimenyetso biri kugaragara mu rubyiruko biteye ubwoba ibi byaha abantu barimo barakora byarenze kuba ibyaha none biri private kubihisha sibyo biri kwibanda cyane mu rubyiruko bakabizana ku social media bakazana amavideo bakazana ibikorwa biteye isoni bakabikwirakwiza by'umwihariko urubyiruko ariko rukora ibi bintu biratanga icyizere neza yuko mu gihe cyahazaza hashobora kuzaba habi cyane gusumbya ibyabaye muri Amerika Los Angeles kabaye ngo ntiyahiye se
icyo ni hano mu icyizere. Rwanda naho bashobora kuzashya rero bikabarenga cyane. U Rwanda narwo rushobora kuzashya bitewe n'uko bavuga ko muri Amerika uyu mujyi wa Los Angeles wari umujyi w'amadayimoni, bavugaga ko ngo arindiriye ibibi n'ibyaha n'abazimu cyane rwose. none se ibi urashingira kuki? Ngira ngo wenda iyo uvuze uti natwe dusenge cyane natwe bitatugeraho, hari ibyo ushingiraho? Hari ibyo nshingiraho. Uri umusore rega nawe uri umujene. Ndi umujene, niyo mpamvu isi y'abajene urayibona ute? Nanasaba abakozi b'Imana wenda leta yatuje kujya mu butayu, kujya hehe ngo dufate igihe gihagije cyo gusenga, twiyirize tujye hehe mu butayu. Wenda leta yatuje kujya mu bintu by'ubutayu, ariko aho uri hose ndagusaba amasengesho akomeye cyane, by'umwihariko usengera urubyiruko rwacu, igihugu cyacu. Urubyiruko nta cyizere turi gutanga, ibi ndabivuga mbabaye cyane. Icyizere ntacyo turi gutanga ku bimaze iminsi bigenda bigaragara mu rubyiruko, nta cyizere turi gutanga. Turimo turatenguha ubuyobozi bw'igihugu cyacu, tunatenguha cyane itorero ry'Imana. Ese ni bande bakoze iki? Namaze kubabara, njye nabonye video eshanu ndazifita, nababaye cyane, nikanze, ubwoba bwanyishe. Navuze ati ibi bintu mbonye ubu ngubu nta wundi muntu akifuriza kubibona. Ndikanze kuko ibintu byabaye, reka mbibabwireho gatoya. Umukobwa bita Emeline n'umukobwa mugenzi we, kubona umwana w'abakobwa bazima, umukobwa ari kubwira mugenzi we ngo aramushaka, kumwe abagabo cyangwa se abasore babwira abagenzi babwira abakobwa babatereta ati ndagushaka. Ibintu byinshi mwagiye mubyumva, mwabikurikira, hari abatarabona video benshi, ariko by'umwihariko ni ibintu biteye isoni kubona umukobwa asaba mugenzi we ngo aramushaka, anakomozamo izina. Umukobwa umwe aravuga ati, mu bantu yakomoje yo mu mazina yavuze, avuga mu muntu bita DJ Brian, ati ibintu bya DJ Brian urabishakaho iki? Nawe ari umukobwa. Nikanze cyane. Ikibazo cy'ubutinganyi cyafashe hasi hejuru mu gihugu cyacu, sibyo? Kimaze kuba akasamutwe, twarabyakiriye, sibyo? Byarenzeho, byataye kuza ku social media, kubona umwana w'umukobwa afata icupa ry'icupa rya Heineken ry'inzoga, akaba yagira ate, akarisambanyisha mugenzi we cyangwa se akarimusambanya. Icupa biteye isoni. Nikanze, njye navuze ati turashaka abakozi b'Imana uyu munsi, cyangwa se musengere urubyiruko ku gihe cyahazaza hateye ubwoba. Icupa bwoko ki? Icupa rya Heineken. Nikanze njyewe, abantu bose bikanze babibonye, bikanze. Ariko ndume ko nta cyizere turi gutanga. Turasaba amasengesho akomeye cyane urubyiruko, by'umwihariko abakozi b'Imana, abahanuzi, dufate umwanya uhagije dusenge, dusengere urubyiruko rwacu. muri gushingira kuri ibyo bakoze? Turi gushingira kuri ibi bakoze. Ubwoba bamwe bwabafashe, baravuga bati nimba turi kubona ikibazo cy'ubutinganyi mu rubyiruko cyamaze kuba kasamutwe, sibyo? Tukaba turi kubona ibintu biri kuba ku masosho media. Umwaka ushize ibi video twarayabonye menshi cyane, sibyo? Ikiswe ubusinzi bukabije, ikiswe kunywa ibiyobyabwenge bitandukanye, sibyo? Byamaze kuba byinshi cyane mu rubyiruko, sibyo? Abantu benshi babyibajijeho, baravuga bati turagana he? Ibyabaye Los Angeles bikaba Hollywood, California, umujyi ugashya batazi cyateye umuriro, kari ibihano by'Imana babibonye. Ubwo bivuze ngo Kigali niza gukurikira se mushingiye kuri ibyo? None se izo video ni bande bazifashe? Video igikorwa nk'icyo kiba cyabaye mu ibanga, aho nkubwira ngo ibintu biteye ubwoba kubera droga abantu bamwe bafashe bidroze, abantu bajya gukora ibikorwa biteye isoni nk'ibyo, akaba ari namwe mwifatira amashusho mukidoroga. Deja nta muntu muzima wajya gukora ibintu nk'ibyo. Ari nacyo kintu Kenisi mu gitondo nabyutse mwumva mu gitondo avuga ati wenda ndaza kuba playingira amajwi ye, ati aba bakobwa cyangwa se uyu mukobwa Emeline, turasaba neza, ati nibagende babanze bamupime. Kumufunga sibyo byihutirwa, sibyo? Kumufunga sibyo byihutirwa cyane. Baravuga ati ni babanze bagire bati bamufata ibipimo, babanze barebe uyu ni muzima. Nabi nibi. None so Emeline yari wenyine? Ntabwo yari wenyine, ariko niwe wabaye trend cyane kuko ari we muntu wagize icyo gikorwa, ari nawe muntu uzwi kubera ko hari byinshi bagiye bamuvugaho mu byagiye bitambuka
mu mwaka ushize hari inkuru nyinshi zagiye zimukurwaho mu bijyanye n'imyidagaduro cyangwa se showbiz. Ariko by'umwihariko abantu bakavuga bati nibabanze bamutera igipimo babanze barebe, kuko hari abagiye bakora ibikorwa nk'ibi bakajya baza ku masosho media bakavuga tutakekaga ko banywa ibiyobyabwenge, babatera ibipimo bigashaka guturika. Byaba byiza ngo n'uyu mukobwa bageze bate bamupimye, cyangwa se aba babikoze ibi bintu bagakwirakwiza amavideo cyangwa iki, babapime babanze bagire bati bamenye neza aba bantu bundi ntabwo babidrose. Okay, nanjye niko mbyumva. Ndakeka ko abantu batari bazima. Ntabwo baba ari bazima kubera ko nta muntu muzima ushobora kuba ufite ubwonko buzima utekereza ushobora gukora ibikorwa nka biriya bikaba byanarenze yuko bagira bate babikwirakwiza. None se izo mbuga nkoranyambaga birimo biragaragaraho abantu benshi bazihuriraho? Oya, ni YouTube, ni TikTok. YouTube urabizi nta muntu washira bira bikorwa biteye isoni bashobora kuhita bagira bate. Nugusharinga video, nugusharinga video. Barazisharinga mu magroupe cyangwa bakazisharinga ku WhatsApp. Nese umukobwa yagaragaraga no mu maso ye? Baragaragara gutyo uko nguko nuko bidashoboka ntabwo twazibereka ariko video ndazifite. Ari babiri se? Babiri. Afite ikibazo. Video ubutayari ndagenda zifite ariko biteye ubwoba ababyeyi. Uwo mukobwa asanzwe azwi kubera ko hari ibyagiye mu mwaka washize 2024 hari ibyo byagiye bimuvugwaho cyane cyangwa se yagiye asirikira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko muri showbiz. Sinturi bubigarukeho ariko abantu benshi baramuzi umukobwa bita ngo Emeline Ishanga. Iyo uvuze Ishanga benshi bahita bamumenye kubera ko yagaragaye. Impamvu bamwise Ishanga nuko yagiye mu gitaramo cya The Ben yakoreye mu karere ka Musanze yifotozanya na The Ben agira ate amukurura ku kantu kitwa ngo Ishanga abakobwa bambara. Barajijisha ntago yari Ishanga baratubeshye nyine turabyekira ariko ntago yari Ishanga. Karimo imitsindo ngo abakobwa benshi babyambara, abakobwa benshi basigaye babyambara ibyo bintu ariko by'umwihariko hari n'abandi babyambara batazi icyo bisobanura ariko hari abandi bantu bagira bate babazi neza ariko ko hari ibintu birimo nyine ngo imitsindo yabo ntiwamenya. Ariko by'umwihariko ngenda asaba abapasiteri. Uyu mukobwa se ntiyagaragaye ku Isimbi TV arimo yisobanura uburyo babeshyeraga The Ben. Oya urawaje ku Isimbi nundi bitiranwa banafite ikimero cyangwa se uko bagaragara physical appearance. Ntago ari nyirizina. Ntago ari nyirizina. We n'abakobwa babiri ariko basa ariko uwo ngo waje ku Isimbi si we wuriye. Si we uyu nyiri gukora ibi. Nyiri gukora ibi we ntago yigeze yigaragaza bihakana se ibyo na The Ben. Ntago yabihakanye. Byabaye trend kubera ko amafoto yari ahari baranayafasha abanyamakuru bari bahari. Ariko nyine umukobwa aza kuzamukira aho icyo gikorwa The Ben yamukoreye nicyo cyamutumye abantu bose bamumenya umukobwa bita Emeline. None ageze ku rwego rwo kujya gusambana akoresha amacupa. Ubushize uyu mwaka uri murangira 2024 nabwo hari amafoto cyangwa se video zagiye zijya hanze yasinze yataye umutwe yaryamye hasi abantu bamunyuraho. Ibyo bikorwa nyine ibyo byatumye abantu bose bagira bate bagenda bamumenya. N'uyu munsi bibaye igikorwa cya gatatu kigize ki ariko iki gikorwa cyo ntikiri bumusige ngenda bivuze. Ikiri bumusiga kiramutwara iki? Ibi bintu umuyobozi wa RIB ku mugoroba ku rubuga rwa X kuri Twitter yanditse aravuga ati ibigize icyaha gukwirakwiza amavideo y'urukoza soni. Ubwo bazabarabanza bafunge uwakwirakwije iyo video baramuzi deja si wose nyirubwite kubera ko video nta wundi muntu deja n'abantu babiri already bari bahari. Hajya ngo niwe nande? Ni umukobwa bita Emeline. Uwo wundi ntabwo twe tumuzi ariko Emeline niwe abantu bagize bate bazi. Bari mu kabari se babari baryamye ntabwo bari mu kabari mu rugo bambuye nyine kwa bune muryama baryamanye nyine. None umukobwa akavuga ati sibyo winkorera ku bintu kuko yatangiye agira ati amukorakora winkorera ku bintu ibi bintu ni bya DJ Brian. DJ Brian nawe yaje ariko we ntiyarari muri video. Impamvu abantu bamwibanzeho nuko ari we muntu wagize ute wavuzwe. DJ Brian yabatijwe ejo bundi. Yarabatijwe ejo bundi. Ubwo nawe urwego rw'ubwo twamaze kurubona. Wasanga bamubeshyira ariko. Bo bafashe already video batazi ko bazayikwirakwiza. Niyo mpamvu abantu babihaye agaciro. No abantu babihaye agaciro ntibari bazi ko bazabikwirakwiza. Ntibari bazi ko bazabikwirakwiza niyo mpamvu babihaye agaciro. Byabacitse gute se abakobwa bashwanye bombi umwe arayishira. Ni kwa kuntu kubita umuntu akavideo ngakanakibanga ngo ujye gutyo kunuko. Sibyo? Nakibanga. Noneho bikaza kurangira wabwiye ngo nibanga nawe agakubisa undi ngo nakibanga. Bikaza kuza kugira gute ku boosting ugasanga abantu bose babibonye. Ariko
ubundi akarenza umunwa umunyarwanda niko yavuze ati karusha iki karusha ihamagara. Iyo uhaye umuntu ukavuga ngo nibanga nawe hereza ndavuga ngo nibanga, bikaza kurangira abantu bose bigeze gute bibaye uruziga bose babibonye. none se ribu tsiri murangira niwe yavuze ngo bigize icyarimwe gukwirakwiza ayo mashusho. Ubwo icyo gihe bigenze uko bafata umuntu wa mbere wabikoze sibyo, kubera ko uriya mukobwa ntabwo bashobora kuvuga ngo agiye kurega ngo bakwirakwije amavideo ye nawe kandi ari we nyirabayazana. Murumva rero n'ibyo bintu nuko bimeze. Kigali urumva idateye ubwoba mu gihe cyahazaza 2030 2040. Ibi bintu ko dukomeje kubona by'ubusinzi bukabije mu rubyiruko sibyo, tukaba tubona ubutinganyi bwarafashe hasi hejuru mu rubyiruko sibyo. Ibi bintu ko biteye ubwoba, ntidusabwa amasengesho y'abakozi b'Imana si byose, turasabwa amasengesho akomeye cyane. Turasaba abapasitoro ababishopu, nge nagumye mbivuga sibyo, abinginzi nimusubire ku mavi musengera urubyiruko rwanyu, kuko ibi bintu ababibonye bo bikanze. Ababyeyi amabere yikonze abandi batonze siko bajya bavuga se ubona abakobwa baba bafite ba nyina, baba bafite barumiwe, baba barumiwe. kubyara abakobwa nabo nyamuneka ibi bintu birakabije ndagira ngo mubyumve birakabije. Ngewe icyo nsaba ari nayo mpamvu ndi hano sibyo, nge ndi kwisabira abakozi b'Imana sibyo, ni mudusengere urubyiruko dufite ibibazo, kuko Rwanda rw'ejo ntarwo ruri gutanga icyizere, ntarwo tubona. nta bagore muzabona se ngaho nawe mbwira ubwo mu kurambagiza bizagenda bite? Hari n'abakobwa bamwe bavuze ngo ntibashaka abagabo sibyo, hari n'abasore bavuze ngo ntibashaka abagore, bageze mu gihe kigira gute cyo kurongorwa. Mu icyo gihe mu minsi ishize urabizi banabibajize His Excellency Paul Kagame mu kiganiro akoranye n'itangazamakuru. Umunyamakuru umwe arabimubaza ati se uravuga iki ku rubyiruko rwanze gushaka rufite amikoro sibyo, hari urufite amikoro ukaba rwaranze gushaka. Perezida wa Repubulika we nk'umuntu w'umunyabwenge sibyo, ntabwo we ashobora kugira gute kwivanga ibintu nk'ibyo. Buri muntu wese agira iki, agira igihe cye n'imyumvire ye, uburyo imuyoboramo n'amahitamo ye. Niba ubona ko icyo kintu gikwiye kuba wagikora, umva ko wagikora sibyo. Ariko impamvu ndi hano ni ukugira ngo ngewe nagumye mbivuga, ariko turashaka amasengesho rubyiruko, kuko ibi bintu birakabije, nta cyizere turi gutanga cy'ahazaza. ngira ngo wenda abantu benshi badukurikiye hari ubwo reka ariko mbanze mbumvishe Kenisi. Reka nze nshake mbumvishe Kenisi mu gitondo nawe icyo yabivuzeho sibyo. Ubwo abantu bose buri muntu wese afite icyo yagiye yabivugaho, ariko mu by'ukuri reka twumve Kenisi kubera ko ari we abantu benshi bazi. Twumve nawe icyo asaba, iki asaba leta cyangwa RIB by'umwihariko. Reka kwisetsa mu frere, icyo upfa nicyo upfa nawe. Kwanza wowe ubundi zikize uretse niwe se n'ubwa mbere bafasha abantu abakandi igitondo uretse bakagaruka ariko mbaza nkubwire suko umujyana azagera akabati giye mu mbabare sinzongera kugaruka neza. Icyo nsaba ni kimwe, baradufasha arabo bajyanye muri rehab kubera ibiyobyabwenge. Nibyo mbona nonaha sibyo, RIB ikwiriye kureba abana bakabapima, kuko ikigaragara bashobora kuba bari under influence. akaba atari ni gute? No, nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nka biriya. Mutabaruka gutinyuka ugafata icupa rya Heineken ukajya kurishyira mu myanya yawe y'ibanga muri aka gurupe k'abakobwa, abana b'abakobwa bato akaryishyiramo. Yes. Ninseka none uretse gato ibi bintu ubwabyo uwo muntu akwiriye gushinjwa kwangiza imyanya myibarukiro, kwitesha agace iye, kuko buryo wowe ntabwo uri uwawe, uri uwa leta. Nawe niba wibeshye wo Mutabaruka none kugira ngo ubwire uzihe ibintu by'ubujye uri uvuga uti ubu ngubu ngewe Mutabaruka ngiye kwikata igitsina, ujya ahantu urebe ko batagufunga. Oya bigerageze nanone ngo bishyemo ngo icupa n'ibyo ubonye ako se tubishyigikire n'ibyo ubonye za karoti n'imyumbati tubishyigikire. Icyo nkubwira rero ngiki rero none barangiza bakabifata neza, ubwo bupfapfa bakabusangiza abandi bose, bigaca byakwiye igihugu cyose.
ibyo ngibyo ubwabyo bisobanuye iki mu buryo burambuye bizica abandi bana mu mutwe n'uwatekerezaga kumva ko ashobora gukundana n'umuhungu imyanya igakora ibyo agomba gukora yumva ko icupa rishobora kumusimburira umuntu urimo urica degeneration. Ariko rero urumva icyo kintu ngo hari n'ibindi bijya biba nyine polisi zakomeza kubikurikirana cyangwa ribu, hari n'ibindi ngo bijya biba ngo abakobwa bakifata nyine ari benshi bagakora pate, house party. Izo house party ngo hari ibindi bintu biberamo. So ibyo wari usorejeho uvuga ngo abantu ngo nukuri ngo pasteri like n'abanyamasengesho ndabasaba amasengesho dufashe gusenga nakasamutwe. None se ko abantu bavuga bati bizarangira Kigali baye nka Los Angeles muri leta zunze ubumwe za Amerika, California, umuriro ugiye kumanuka Hollywood, bibera muri Hollywood. Rimwe na rimwe abakobwa rero cyangwa abana hari ubwo babyigana, nibyo Kenisi yaravuze ati bizarangira biri kwica generation zindi zikurikira cyane, kubera ko abana deja bari kureba izi video bakabona ukuntu abakobwa baba bameze n'iki, ariko by'umwihariko bakabona bakora ibintu nk'ibi. Hari ikintu bigenda nabo bibe influencer, sibyo? Ugasanga umwana mentally mu mutwe bise bimwica, nawe akumva ko ari byo bintu bigezweho kandi agomba kugendana n'ibigezweho, sibyo? Ndagushimira Valerie, wakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwo ni mu nkuru y'ubutaha kwa Dorcas na Vestine. Yego. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.